Eka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza. Eka nizere ko abantu mwese mudukurikiranye kabisa muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Yes, murabyumva neza rero wenda ijwi ntabwo rimeze neza nk'ibisanzwe. Ariko birumvikana turaza kugerageza kugenda turikoresha uko rimeze. Tuhereza amakuru agiye atandukanye agezweho muri aya amasaha. Namakuru birumvikana aba ari update cyangwa se updated news. Kuri imikino tugenda duhera iwacu mu Rwanda tuzenguruka hirya no hino ku isi tureba ibigenda bivugwa. Turaza kuyahera muri equipe ya Rayon Sport kabisa ku munsi w'ejo habaye inama. Navuga ko ari inama idasanzwe ariko nanone inama ifite icyo ivuze ahanini ku myiteguro equipe ya Rayon Sport mu mikino y'umwaka utaha ya shampiyona. Ni inama y'inteko rusange ya Association Rayon Sport yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi ibera ahitwa kuri Grazia Apartment. Niho yabereye kabisa, niho byabereye. Gro abantu bari kuri YouTube channel yacu ngira ngo amafoto y'uburyo byari byifashe mu nama bari kugenda bayabona. Genda babona updates gake kabisa yuko ibintu byari bimeze muri rusange. Gro icyo ndi kubona ndi kubona kabisa nuko abantu kuri YouTube kabisa bafite inyota yo kumenya neza imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Aneni ese iyi nama yari igamije iki, n'ibiki byavugiwemo, ni bande bari bayirimo? Byose rero muri kino kiganiro bigomba kuba birimo muri rusange. Garo ibitekerezo byanyu ndakomeza kugenda mbiha agaciro mbisoma gake nkurikirana uko muri kugenda amutuganiriza muri rusange. Hanyuma angende mbona ibyo muri kugenda mutangaza hirya no hino ndi kugenda ambikurikirana neza. Ubwo birumvikana ndakomeza kugenda nganira namwe muri ubwo buryo. Haba kuri YouTube ndaza kubona comment zanyu ndetse no kuri page yacu ya Facebook birumvikana ndaza kuba mpari imeze neza. Reka amfate ku mazi gato y'amasegonda nka 15 ubu ningaruke dutangira n'iyi nama muri rusange. Abarayo nizere ko nta numwe uraza gucikwa kuko ibyavugiwemo ni ingirakamaro kandi bireba abareyo banyabo. Ubwo rero twihuse cyane kabisa, narimvuze amasegonda 15 ariko ntago arenze na5. Reka aduite twihuta cyane kabisa kadore kuri president. Ibyavuzwe na president cyangwa se ibyavuzwe byari bijyanye na president gushaka abatera nkunga. Ubwo ni ijambo rya president. Nagiye highlightinga buri ngingo nyine uko bagiye bazivuga. Gushaka abatera nkunga, kongera amasezerano na Skol, abagabo kongera amasezerano na Skol, kugura imyenda y'abakinnyi, abagabo nyine kongera amasezerano na Skol, ndabona nabyo babivuzeho. Equipe y'abagore nayo ndabona bayivuzeho ukuntu Academy iri Nyanza nayo ndabona hari ukuntu bayivuzeho amafaranga bagenda bayagabagabanya. Amara baterankunga rero harimo Canal Plus, akarere ka Nyanza kagomba kujya kwishyura miliyoni 100 nayo ko ku umwaka. Ubwo rero amasezerano akaba agomba kumara imyaka 4. Rayon Sport ishobora kuzitabira amarushanwa ya Super League muri Afrika. Nababiko nagiye nkora highlights kugira ngo mubyumve neza. Umusaruro mu kibuga season ya mbere Rayon Sport yabaye ya 7, season ya 2 recruitment zakozwe nabo
habaho no guhindagura abatoza. Ikipe iba iya kane muri shampiyona n'umwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro Peace Cup. Iyo ni evaluation ubwo perezida yamasobanura neza byinshi. SG ntiyashyizweho kubera ko nta kashi zari zihari zo kuba bamuhemba. Hanyuma hanarebemo kandi ibitarakozwe neza, harimo coordination ya fan clubs, harimo coordination ya fan club kabisa. Hanyuma perezida bashijwe ati ese harakorwa iki kugira ngo abareyo bishime? Ndibyo yasubije. Hashatswe umutoza umenyereye shampiyona yo mu Rwanda, cyo ni cyambere. Cya kabiri, abakinnyi bamaze kugurwa gusa hasigaye abakinnyi batatu bazaturuka hanze y'u Rwanda. Hazashyirwaho coordinateur wa fan club ariwe azashyirwaho. Hanyuma Ndahiro Olivier we azaba umubitsi. Ubwo barebe bagenda babyumva neza bugenda micagagura gake gake. Hanyuma raporo y'umutungo kuva kuri 24 z'ukwa 10 2020 kugera kuri 30 z'ukwa 6 2021. Ibihumbi 971 niyo mafaranga anga komite nshya yatangiranye. Hanyuma fan club ndabona zaratanze amafaranga menshi. Ndabona zaratanze amafaranga menshi cyane kabisa. Ubwo bavuze nibiteganyijwe, harimo kugura abakinnyi bazatwara miliyoni 120. Ndabona harimo Tronoma na match. Amafaranga yose bazayakoresha, bazakora rokari. Nyataka bro, reka amitembagezaho ikipe bazakoresha umwaka utaha. Ndabona naho yo bahise bayishyira hanze kuko wenda uretse abo banyamahanga batatu bategereje ko bagurwa, naho ubundi ikipe ntabwo izahinduka cyane. Abazamu ni batatu, harimo Twagirayezu Aman, hakamo Hategekimana Bonheur ndetse na Hakizimana Adolphe. Bamyugariro ni 8, harimo Mitima Isaac, Hirwa Jean Dodier, Ngendahimana Eric, Muvandimwe Jean Marie Vianney, Ishimwe Ganijulu Eri, harimo Nkurunziza Felicien, harimo Mucyo Didier Junior, harimo Ndizeye Samuel. Abo hagati mu kibuga harimo Nishimwe Blaise, harimo Mbirizi Eric, harimo Rafael Osalwe Olize, harimo Ishimwe Jackson Patrick, harimo Kanamugire Roger, harimo Ndekwe Felix ndetse na Mugisha François akunze kwita Master. Mu bakina imbere harimo 7, harimo Ariandre Willy Onana, harimo Tuyisenge Arsene, harimo Iradukunda Pascal, harimo Musa Esenu, harimo Iraguha Haji ndetse na Rudasingwa Prince. Hanyuma mu bateganywa kuba haba akongerwamo neza cyane kabisa, harimo umuzamu umwe, harimo rutahizamu ukina aca ku ruhande ndetse na rutahizamu typical number 9. Basugira ngo iby'ingenzi simbifuza ko ndabona iminota yatujyanye. Ubwo rero reka twinjire mu yandi makuru kuko ndabona iby'ingenzi byo umuntu aba yamaze kubisasanura neza. Iby'ingenzi ari ukuntu umuntu aba yamaze kubisasanura kabisa. Umuntu aba yagiye abinyuranyuramo gake gake. Kabare yobo ndabona rwose ikintu cyitwa kwitabira ewana bari tayari. Tayari imyitozo nko ku munsi w'ejo bazakora imyitozo mu Nzove
niyo makuru mfite. Ubwo rero umuntu w'umureyo uri tayari kabisa gushyigikira ekipe ye yagira gutya rwose akinyabya mu Nzove ku munsi w'ejo. Agira gutya akinyabya mu Nzove ku munsi w'ejo. Kareba ko ibintu byagenda neza kabisa. Akareba ko yashyigikira ekipe y'umwaka utaha ikazitwara neza, kuko urabona bisa naho byanze kabisa. Bisa naho bitagenze neza. Ubwo rero abona bari kumbaza ngo nsubire muri ekipe yose, ngo nabivuze badahari. Atari kwe ariko birumvikana umuntu yanayisubiramo kabisa. Yanagira gutya akayisubiramo. Agira gutya akayisubiramo. Kuko ndabona abantu benshi bayimbaza kandi namaze kuyitangaza. Ambwira ko hari abaje nyuma. Ariko ntabwo bigoye kabisa. Ayisubiramo cyangwa basubize inyuma baze kuyumva neza, kuko kwisubiramo nabyo kuko amakuru ni menshi. Reka dukomeze n'andi makuru ahubwo hanyuma bo baze gusubira inyuma gatoya baraza kuyumva. Cyeka ari byo byadufasha.